twongeye kubasuhuza abakunzi ba Bright TV Rwanda. Nkuko mwabimenyereye tumaze iminsi turi kubagezaho story yitwa Igitambo cy'urukundo. Muri episode ya 15 twasize Kesi ari gusoma igitabo, ubona amarira yamurenze ari menshi cyane. Gusa muri uko gusoma igitabo umuntu yahise amwinjirana. Twasize Kesi yikanze cyane ari kwibaza arinde, ese umuntu yarinde. Twakomeje na episode ya 16 ku nkuru yacu Igitambo cy'urukundo. Ubwo Kesi yasanze ari Ken, gusa byaramutangaje cyane kuko Ken ntiyakundaga kuza iwabo. Gusa Ken yasanze Kesi yamaze kwihanagura amarira, ariko ku muntu umuzi yabonaga ko yahindutse mu maso ye, bisa nkaho yarize. Ken yahise abwira Kesi ati, Kesi mbanje kugusaba imbabazi kuba nkwinjiranye mw'ubu buryo, kuko nakomanze mbura umuntu wampa karibu, ariko kuko nzi ko nisanga hano iwanyu karibu nayihaye. Ninjiye muri salo mbura umuntu n'umwe, ahubwo numvishe neza, numva umuntu arimo arira hano mu cyuma, niko kuza ngana hano ndebe icyo uwo muntu ari kuriza. Gusa sinakubaza ngo niki kiri kukuriza, kuko ndebye neza kuri ayo mafoto, abari kuri ayo mafoto bose ndabazi, n'amateka yabo ndayazi kandi ndayibuka neza. Ubu muri make mpise nibwira byose. Gusa Kesi ukomeze kwihangana. Kesi yahise abwira Ken ati, Ken, kuba wihaye karibu hano nta kibazo, kuko wowe sometime hari igihe mbona uri nka bro wanjye. Niyo mpamvu ntabwo wakanira ko ntawuze ndira, kuko urabibona ano mapiki ni ay'ababyeyi banjye. Rimwe na rimwe nshishamo nkaza nkiherera, ngafata nk'umunsi umwe nkabibuka, kuko badusize tukiri bato kandi tugikeneye urukundo rwabo. Ken aramubwira ati, yego shenge, ababyeyi banyu bagiye vuba cyane kandi bagiye mukiri bato. Yewe bagiye batagize n'amahirwe yo kubarira ngo babone muvamo inkumi nziza nk'uko mumeze. Kandi uburyo bagiyemo birababaje, kuko bisa nkaho bagendeye rimwe. Yewe banabasize mukiri bato, nubwo mutari bato cyane, ariko kwirera byarabagoye cyane, kuko famiye yanyu yahise ishaka kubatererana kubera ubutunzi papa wawe yari afite, babonaga burangiye batakibufite. Kesi aramubwira ati, nubwo famiye yacu yadutereranye, ariko data na mama aho bari baruhukiye mu mahoro, bibuke ko badusigiye inshuti nziza. Iyo nshuti nta yindi ni wowe Ken na papa wawe Adolphe. Mwatubaye hafi, yewe niyo mutaba ndakeka n'aha turi tuba tudahari. Mwadushakiye akazi, muradufasha turiga. Yewe byatuviremo no kuvamo abakobwa beza b'ibikundiro, aho buri wese yatwifuza. Ahubwo Ken reka nongere nkubwire, warakoze cyane we na papa wawe. Ken yahise amusubiza ati, ariko Kesi, uzi ko umbwiye aya magambo nkumva narira. Yewe uragiye uradutatse, njyewe na papa twabakoreye byinshi, twabishyuriye amashuri n'ibiki. None se ubundi urumva papa yari kubuzwa n'iki kubikora, ko yari inshuti magara na papa wanyu? Kesi yahise amusubiza ati, erega Ken, inshuti zose si buri gihe ngo zikomeze zikwitangire igihe uzaba utagihari, kuko harimo benshi baba inshuti zawe kubera uba ukiriho n'ibyo uba ukibaha. Rero iyo upfuye abenshi kubera ntacyo baba bakigukurikiyeho baraguhunga.
yewe bakanakwibagirwa, yewe n'abo uba usize ntibongere no kubatekerezaho ngo bagaruke no kureba uko bamerewe. Kenesi amusubiza ati Kesi gusa abakora ibyo byose njyewe ibyo mbifata nk'ububwa. Ubundi iyo umuntu ari inshuti yawe, inshuti ze zihita ziba inshuti zawe, kandi iyo agiye atagihari ugomba gusigara wita ku nshuti ze, ugafata inshuti ze yitagaho ukazihindura izawe mu gihe yaba atagihari. Kesi aramusubiza ati Keni rero si benshi babikora pe, kuko papa yari afite inshuti nyinshi cyane, ariko si ubu uretse papa wawe ukituzirikana abandi ubu ngubu bari. Gusa sinzi icyo nzitura papa wawe, gusa ndakeka naho papa yagiye aho yicaye ijabiro kwa Jambo, ubu ahora avuga ati Adolphe wambereye inshuti nziza. Kenesi aseka, reka papa nta birenze yagukoreye abantu, atumva wamugize intwari ugatuma nikina ahubwo. Kesi amusubiza ati oya kuri njye na Keza papa ahita amufata nk'intwari, ubundi ntabwo yaba ari kubyikina kuko arabibashije. Kenesi amubwira ati reka ibya papa tubiveho bitakomeza kudushyira mu gahinda, ahubwo se amakuru shushu. Kesi aramubwira ati ni meza pe, by the way reka mbanze ngushimire kuko kubera uje hano uje kunsura, yewe umpujije n'agahinda nari mfite ndumva ntuje, kandi si uyu munsi wonyine, buri munsi iyo nkubwiye agahinda kanjye uranyumva, dore ko ntaba nshaka no kurira Keza ndeba bitamutera agahinda nawe. Kenesi amusubiza ati Kesi nta gihe ntazahura iruhande rwawe gushyigikira, yewe nanagufasha mu byo ukora byose, kandi ikintu cyose uzansaba nshobojwe nzakigufasha. Kesi amusubiza ati urakoze cyane Keni, ngaho reka tujye muri salo njye kukwakira, uzi ko waje nkakuzimarira amarira. Sorry kabisa. Keni ahita aseka aramubwira ati nta kibazo Kesi, kandi umenye ko umuntu bamwakiriza icyo ahasanze. Kesi ahita amubwira ati ubwo ushatse kuvuga ko iwacu uhasanze amarira? Aho uvuze nabi Keni, abivuga aseka mu buryo bwa blague. Keni nawe yese aseka aramusubiza ati oya ibyo ni wowe ubyivugiye, ariko hari ikintu wumvishe mvuze? Gusa nawe yabivugaga nyine ari guseka ubona nawe ari muri blague. Ubwo bakomeje gusabana ari nako baganira, bajya no muri salo. Reka tube tuvuye kuri aba tuze kuri kaminuza handi twasize ba Joli Ange bari kubwira Keza ku mutipe mushya waje mu kigo. Igihe bamuvugaga umutipe yahise aza, Keza ahita aseka, amubonye bamubaza ikiri kumusetsa. Keza yahise aseka arababwira ati ariko siko nzabica mwa bakobwa mwe. Joli ahita amubaza utwicira iki se, cyangwa nawe uramukunze urashaka kudukuzaho ko tuzi ko nta mikino ugira? Ange ahita avuga ati byo Keza ni debande yanabikora. Keza ahita ababwira ariko uzi ko muri abasazi mwa dukobwa mwe, uriya ni brada wanjye mwabarezi mwe.
Joro ahita amubwira ati brada wawe se umukuye ko tuzi ko nta brada ugira, ariko reka tubyemere ubwo ari brada wawe ngaho tubwira izina rye, naza tumubaze twumve niba muhuza. Keza ahita aseka ahita ababwira ati ahubwo mwebwe ndabishe, ni gute mukunda musaza wanjye mutanambwiye? uriya yitwa Japhet. Burya wa mutipe ni Japhet, ariko Keza atangiye guhinduka kabisa, noneho amwise brada we. No mu nshuti ze ntawe udahinduka burya. Twakomeje. Joro ahita avuga ok ndabona tugezeho, reka twumve uko yitwa. Ubwo Japhet yahise abageraho arabasuhuza, kuko yari abonye ko bari kumwe na Keza. Ubwo nyine yatekereje ko ari inshuti ze, kandi Japhet yari mushya mu kigo, yewe yari akeneye no kugira inshuti nshya. Gusa yanze kuvuga izina Keza, akeka ko Keza yahita amuraburiza. Japhet ati njyewe nitwa Japhet. Joro yahise avuga ati nanjye nitwa Joro, gusa bivuze yisekeshwa bimwe by'abakobwa nyine bakunze umusore. Ubwo abakobwa babyumvishe. Twakomeje. Ange avuga ati nanjye nitwa Ange. Keza agezweho yahise aseka, Japhet nawe ahita aseka. Keza arangije avuga ati nanjye nivuge se brada. Japhet yahise atungurwa n'izina Keza mwise imbere y'inshuti ze. Kumva mwise brada we byaramutunguye cyane, kuko nibwo bwa mbere yari ari mwise. Gusa yumvishe atewe ishema n'uburyo Keza amuhamagaye, yewe n'uburyo yishimiye kumwereka mu nshuti ze. Gusa nawe yanze kwerekana ko atunguwe cyane, ahubwo abifata nk'ibisanzwe. Ahita abwira Keza ati ubwo se nayoberwa izina rya sister Keza? Ngafata irihe zina koko? N'uburyo mushiki wanjye agira izina ryiza kurusha abandi bakobwa bose. Ubwo Joro na Ange bahise bemera ko Keza yababwije ukuri ko wa mugani ari brada we. Joro yahise abwira Keza ati Keza burya ntubeshya kabisa Keza. Keza aramusubiza ati njyewe ariko murabizi ko kubeshya atari ibintu byanjye. Ange ahita avuga ati aratwemeje kabisa. Joro ahita avuga ati Japhet twishimiye kukumenya nka brada w'inshuti yacu. Japhet ahita avuga ati nanjye nishimiye kukumenya nk'inshuti ya sister wanjye. Ubu se ntibivuze ko nanjye mbaye umwe mu nshuti zanyu? Ange ahita amusubiza ati birumvikana. Japhet ahita avuze ati murakoze cyane, ubu mu nshuti zanjye hiyongereyeho Joro na Ange. Keza ahita abwira Japhet ati brada urabona inshuti zanjye atari ibyuki se? Nta n'umwe ushimyemo ngo nguhe pasi? Japhet yahise amusubiza ati shasi si guhitamo byangora pe, keretse mbaye like king, kuko umwami niwe muntu wemerewe guhitamo abagore barenze babiri. Joro ahita amubwira what do you mean bro? Japhet aramusubiza nyine nshatse kuvuga ko mwese muri beza, guhitamo byangora kereka mbatwaye mwese. Ubwo bose bahise baseka. Ange ahita amubwira ati
ubwo se urashaka kuba nka Muswati Jafe? Muswati muramuzi, ni umwami wakundaga abagore cyane. yewe na story ze mwarazumvishe, nimunabikenera tuzamukoreraho inkuru imuvugaho. Twakomeje. Keza ahita avuga ati Ange, utarenganya brother wanjye, ntajya afata. Ubwo bakomeje kuganira bakiri Max na Nobu bahise baza babasanga aho bari babiyungaho batangira kuganira. Gusa ubona Max na Nobu bakunze Japhet cyane, kugeza n'aho barangije kuganira Max na Nobu bakaba babwira ba Keza ati ko hari akantu twashakaga kubwira Japhet se mwamudutiza. Ubwo ba Keza baremeye basigarana uwa batatu. Ubwo Japhet bamwegeza hirya gato batangira kumubaza amakuru. Max yahise avuga ati umva bro, ntidushaka kukwinjira tukubaza amakuru yawe yose, aho uvuka, background yawe, gusa twakwishimiye ubimenye. Japhet aramusubiza ati murakoze cyane brother, dore ko nsanze muri n'inshuti za sister. Nobu ahita amusubiza ati okay, turabizi ko Keza nta brother agira, gusa ntidushaka kukubaza uko mwahuye, gusa birigaragaza ko mutavukana. Mahise atamubwira ese Nobu wamubwije ukuri ko tumuzi neza kuva umunsi wa mbere yagereye muri uyu mujyi, ko nta muntu n'umwe wadutanze kumumenya. Nobu yahise avuga ati ariko disi burya iminsi irahinduka, uburyo wasaga nk'umunyacyaro sinari nzi ko wahinduka umusirimu bingana gutya, ukaba ni bogari. Ijambo ryaho ifaranga rikubise haroro. Ubwo Japhet yahise yikanga cyane kuko yari yumvishe ko Max na Nobu bamuzi kandi bihagije, atangira kugira n'ubwoba. Max yahise amubwira ati bro, ntugire ikibazo, kuba tukuzi ntacyo bitubwiye, ahubwo turagira utwijoyiningeho ube umwe muri twe. Japhet yahise ababwira ati ibyo muri kumbwira simbyumva pe, mbe umwe muri mwe gute se, kandi nari nzi ko twabaye inshuti byarangiye. Max yahise amubaza ati ese Japhet ntushaka kuba umukire nk'abandi basore bari mu rungano rwawe? Japhet atamubwira ati nimba mbishaka se uragira bigende gute? Max yahise amubwira ati turashaka kukuremera tuguha akazi. Japhet yahise avuga ati wow, nice one, akahe kazi si ubwo? Twasize Max agiye kumusubiza, agiye kumubwira ubwoko bw'akazi bagiye kumuha, gusa akazi bazama tuzakamenya muri episode izakurikira. Ese buriya ni akahe kazi Max na Nobu bashaka guha Japhet? Gusa mwibuke aba ni ba batipe twatangiranye bari ku mwaro w'amazi, bari gucuruza ibiyobyabwenge n'intwaro. Ese niko kazi bashaka guha Japhet? ntawamenya. Ken wakomeje kwitsindagira kuri Kesi, atangiye no kuza kumusura mu rugo, ibintu atajyaga akora. Ese buriya Max na Nobu ko turi kumva bazi Japhet cyane bamumenye, byose tuzabimenya muri episode izakurikira. Ntimuzacikwe. Mbibutsa mukomeze kudukurikirana mukanda share, munashyiraho comment aho munsi ku nkuru zacu mba mwayikunze, mukanda n'iryo jambo subscribe iruhande rw'iburyo. Turabakunda cyane kutwumva mukanatureba, n'inkunga yanyu ikomeye.